Amahoro y'Imana bene data, turabashuhuje kandi tubifurije ibihe byiza, tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abahire. Turagarutse muri studio, ejo twari kumwe mwene data Aimable adufasha muri iyi ngingo itubwira muri iki cyigisho kitubwira ngo umwigishwa w'Ipatimo. Turagarutse rero kuri uyu munsi ku itariki 18 Gicurasi, tugiye kwiga ingingo itubwira ngo imico yahindutse. Iyo ni imiyande, ninde wahindutse imico? Turaza kumwumva. Reka dusabe mwene data Aimable abasuhuze, noneho dukomeze na gahunda zacu. Karibu. Ndabasuhuje, nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Akoze cyane. N'ubundi reka tumusabe asenge, noneho niturangiza dukomeze n'ibyigisho byacu. Data wa twese uri mu ijuru, abana bawe tuje imbere y'ubwiza bwawe tugushimira ineza watugiriye, ko wemeye ko twiga ijambo ryawe, turakora kugira ngo uze utuyobore, utwunganire, ibyo tugiye kwigira aha ngaha tubyumvishwe nawe, kandi tubashe nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze Aimable. Tugiye kwiga ingingo y'uyu munsi nyine nk'uko tubivuze ku itariki 18. Uyu munsi ni kuwa kabiri y'isabato, kwezi kwa Gicurasi. Reka rero tumuhe umwanya atuyoborere iyi ngingo. Ni karibu. Murakoze cyane. Ingingo kwa kabiri iravuga ngo imico yahindutse. Iyi mico yahindutse rero tugiye kureba, turacyari kwiga Yohana, umwigishwa Yesu yakundaga, umuhanuzi w'Ipatimo. Yohana imico ye we na mukuru we Yakobo yari imico itari myiza. Yesu ubwe yarayivuze. Yesu yasobanuye imico yabo muri Mariko 3:17. Haranditswe ngo na Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se wa Yakobo naro abita Boanerike, risobanura ngo abana b'inkuba. Yesu ari bisa. Boanerike risobanura ngo abana b'inkuba. Kuvuga ngo Yesu yagaragaje imico ya Yohana na mukuru we Yakobo, arabivuga rwose yuko ari bene nkuba. Murumva ko Yohana yari umunyamahane. Reka rero byakozwe n'intumwa paje 540 hasona neza imico ya Yohana. Yohana ne yarasanga ngo imico yo gukunda yaje kumugaragaraho nyuma mu mibereho ye. Mu bisanzwe yari umunyamakosa, niyirataga cyangwa ngo yemere gusa, ntabwo yirataga gusa cyangwa se ngo yemere gusa, cyangwa ngo araninde kugira icyubahiro, ahubwo arahubukaga kandi akihorera. Ariko urumva no kwirata no kwiyemera no guharanira icyubahiro yari abifite. Ntabwo ibyo yari abifite gusa. Ariko ngewe no guhubuka kwa kundi kwanze Petero nawe yarakugiraga, yaranahubukaga kandi akihorera. Kuko ngo Yohana kumuhemukira yarakwihorera, ariko nyuma akazihorera. Nubwo atari ubupagani kuko yewe wamurushaga intege naguko, ntabwo ari ubupagani kumera rwose. Ngira ngo kuri iki gihe twebwe umuntu wihorera, umuntu ugira ingeso nk'izi kumufata nk'ubupagani. Yohana we n'umuvandimwe we bitwaga abana b'inkuba. Kurakazwa n'ubusa, kwifuza kwihorera, ndetse n'umwuka wo kugaya abandi, byose byarangaga Yohana. Akareba abandi akabagaya, akumubona we mwiza. Wareba undi ukabona we n'umunyantege nke, ni umunyamakosa n'umuswa, wowe ukibona nk'umunyembaraga, nk'umuhanga, nk'umuntu ushoboye. Urumva atari ikibazo? Ikibazo. Yohana byo byamurangara. Ariko izo nenge zose agiraga mu mico, iyo mico mibi yagiraga Yohana, yaje kwitegereza Yesu, kuba gushyikirana nawe, Yohana arahinduka. Tugiye kureba ukuntu Yohana yaje guhinduka rwose. Ariko mbere ko tureba guhinduka kwe, tugiye kureba icyatumye ahinduka. Ibyigisho bya Kristo byagaragazaga ko ubugwa neza, kwiyoroshya no gukunda ari mu by'ingenzi kugira ngo habeho gukurira mu buntu no kuba umuntu ashyitse ngo ukore umurimo we. Ibi bintu byari by'agaciro gakomeye kuri Yohana. Yahaye agaciro buri cyigisho cyose, kandi yahoraga ashaka ko imibereho ihuza n'urugero rw'ijuru. Yifuza kwigira kuri Yesu, ibyo amwigiyeho akabishyira no mu bikorwa. Ngizi nzira zo guhinduka kwa Yohana. Twebwe se byagenda gutya kwemera ko bihinduke? Buriya hano ikintu gikomeye kirimo, mbonye nasangiza abandi, kandi nugitekereza neza nshuti tubana, nawe urabyumva. Twebwe iyi mico ya Yohana irimo kwihorera, kugaya abandi, irimo guhubuka n'ibindi n'ubwibone butandukanye, natwe nibyo bitugize. Nunareba no hirya no hino nibyo bigize sosiyete. Akenshi rero usanga tubikoresha duca iteka, tuvuga ngo uriya we ntiyabiki, uriya nose umukristo, uriya ni gutya. Ariko hano umutima muto na wite muto Yesu Yohana yari afite wo kumva yakigira kuri Yesu, wo kumva yakigira ku byigisho by'ijuru. Uyu mutima abantu barawukira. Futi
nawe niba ufite hano birerekana ko dukurikiranye buriya twazagera ku musaruro nk'uwo Yohana yagezeho. Rero ntabwo dukwiriye gucibwa intege n'imico yacu, ahubwo dukwiriye kwavansa tukajya mbere kuko na Yohana yarahindutse. Komeza. kandi twabonye uburyo yahindutse ko kwari kunyura kuri Yesu agaharanira gushyira mu bikorwa ibyo yigaga. Nyuma yo guhinduka kwe rero ingaruka yaje kubaho cyangwa se umusaruro byabyaye ni uko Yohana yagize imibereho irangwa n'urukundo. Yagize imibereho irangwa n'urukundo uko tubibona mu gitabo cya mbere cya Yohana 3:10-11 na Yohana 13:35 herekana ko urukundo rwimbitse kandi rukomeye ariho rwakurikiye uku guhinduka kwa Yohana biramuranga. Icyo ari cyo kuduhamagarira dukwiriye kugira imico yahindutse, ariko ikizatuma imico yacu ihinduka ni uko twigira kuri Yesu. Kandi kugira ngo ugire imico yahindutse bigusaba kwigira kuri Yesu buri munsi. Atari kwa kundi umuntu aza imbere ya Yesu ku isabato gusa, ntabwo ari byo, ahubwo umunsi ku wundi buri munsi ugashakisha uburyo uba hafi ya Yesu. Nicyo dusaba Imana kugira ngo tubashishe kucyakira bityo bidushoboze guhinduka. Akoze cyane. Nanjye mbonye ko rwose nkwiriye gukomeza gutera intambwe njya mbere. Ni ukuri n'abadukurikira abo tubana kuri Gicano rwose mureke dukomeze dutere intambwe tujye mbere, ariko twikuremo ubunebwe, kuko burya hari igihe turangwa n'ubunebwe ku mugani, ugasanga umuntu araza imbere ya Yesu ku isabato, ugasanga umuntu afata igihe cye kinini akakimara mu bindi. Ariko dukwiriye gutera intambwe tudacogora kandi tukazitera buri munsi kugira ngo twegere Yesu abashe guhindura no kweza imico yacu. Sinzi niba hari ikindi gito wakongeraho tugasoza, niba hari ikihari waba usize ubakanye nk'umunota noneho dusa. Kugira imico yahindutse ni Imana igahamagarira, koko ibwirizwa turabyumva umunsi ku wundi mu rusengero, ku maradiyo, kuri interinete, kuri YouTube, nk'uko n'ubu ariko tuba twabinyujije, ariko ikibura ni uguhinduka. Nimureke buri muntu wese asaba Imana kandi nawe abigiremo uruhare, abishyiremo umwete kugira ngo tugire imico yahindutse nk'iya Yohana ku izina rya Yesu. Barakoze cyane mwene data Aimable, arakoze, namwe murakoze abo tubana umunsi ku wundi. Niba dushaka imico yahindutse mureke tuzakomeze dukurikirane, tuzumva uburyo kugira imico yahindutse bidushyira mu bwishingizi butumwa turindwa n'aho hatatekerezwaga ko twaharindwa. Rero Imana ibaha umugisha kandi mukomeze kuryoherwa n'ibibyigisho mu izina rya Yesu. Amen.